ushobora kuba ufite pasiporo utateje, ushobora kuba nta pasiporo ufite wanyuze panya. Migirasiyo y'icyo gihugu nigufata izagufunga, kandi kugufunga kuvamo ni amafaranga. Iyo bagufunze rero bigenda bite? Ushobora gufungirwa mu nzira utaragera mu gihugu ugiyemo, ushobora gufungirwa wahageze aho ugomba kujya bakagufata bakagufunga. Icyo gihe rero bisaba yuko uba ufite abantu bafite imbaraga, bamenyereye, bafite ubushobozi, bamenyereye icyo gihugu. Hari abantu benshi baheze muri za gereza hirya no hino mu mahanga bazira kutamenya ibisabwa mu kuba mu bihugu bagiye. Ni abagabo, ni abagore, ni abantu b'ingeri zose, n'abana batoya. Indi ngingo abantu bambajije ni iyo umuntu apfushije umuntu bigenda. Lamoti TV. Twongeye kubasuhuza inshuti zacu bakunze mukurikirana Lamoti TV, Imana ibahe umugisha. Dushimiye Imana yo itugejeje uyu munsi duhumeka umwuka w'abazima, kandi rwose dufite ibyiringiro byo kurindwa n'Imana, byo kugirirwa neza nayo. Nawe aho uherereye hose ndakwifuriza kugira ibihe byiza no gukomeza kwihanganira ibibazo n'ibigeragezo urimo. Ngiye kubana nangira abakunzi Philbert. Uyu munsi ndagira ngo nawe mushasha nongere nkwibutse gukora subscribe no gukora like na share na comment, kugira ngo mutubwire icyiza twakora ndetse n'icyo twakungura ku biganiro tubakorera, kugira ngo murusheho kunogerwa nabyo. Tugiye kuvuga iki uyu munsi? Abantu bagiye baca mu gikari bambaza bavuga bati bigenda bite iyo umuntu afungiwe mu mahanga cyangwa se yitabye Imana ari mu mahanga. Ni ibibazo abantu bagiye babaza, nawe wenda waba ufite amatsiko. Nakoze ibiganiro bitandukanye bigaragaza ubuzima bwo mu mahanga ndetse n'imigendekere, n'uko mu nzira bigenda ku mipaka, ubuzima bwo ku mipaka, ibyago bihari, amakuba ahari mu nzira abantu bacamo, uko bigomba kugenda. Ariko hari ikintu wenda ntari navuzeho. Mu by'ukuri umuntu ahaguruka mu gihugu cye agiye gupagasa. Urumva, ahaguruka mu gihugu cye agiye gupagasa, akagenda agiye gushaka ubuzima nk'uko bimeze, cyangwa se nk'uko wenda hano. Ndakeka ko ushobora kuva mu gihugu cyawe ukajya gukorera hanze, wenda ushaka inyungu zirenzeho. Ushobora kuba wari ufite inyungu hano ariko bidahagije, ukavuga uti ngeze hanze wenda byakwiyongeraho. Hari ibintu uba ukora hano mu Rwanda, uri umucuruzi, ariko wenda tuvuge urugero hanze y'u Rwanda bikaba byagenda kurutaho. Hari ubwo hano uba nta kazi ufite, ariko wenda hari ibindi bihugu birimo utuzi tujyanye wenda n'ibintu ushoboye gukora. Tuvuge urugero, hari ubucuruzi udashobora kuba wakora hano ariko wenda hanze y'igihugu ukaba wabukora. Hari imirimo udashobora kubona hano ariko wagera hanze ukayikora. Rero kujya kugerageza ubuzima bwo hanze ni ikintu gisanzwe, ariko noneho ikibazo gihari ni uko abantu benshi batajya bamenya amakuru. Ugasanga uhagurutse udafite amakuru ahagije y'ubuzima utandukanye, kuko ahantu ugiye hari inyungu utazabona nk'umwenegihugu, sibyo? Uzagenda uhabe nk'umunyamahanga, hari amategeko azajya kugonga, hari amategeko atazajya kurengera, hari igikurikiranwa utagira, nta gikurikiranwa ihari ihagije. Bigenda bite rero? Iyo uhagurutse uri umunyarwanda, biba byiza ndetse biba ngombwa ko wenda aho ugiye ubanza ugenda ukurikiye abandi banyarwanda bahari. Icyo ni ikintu ukwiye kumenya. Ukahagera, wamara kuhagera ukegera abagutwaye, cyanze bikunze uba utwaye na bene wanyu. Tuvuge ntiwajya ugiye kwiga. Iyo ugiye kwiga ntabwo uvuga ngo aho mpasanze abandi banyarwanda,
wahurira wenda n'abandi banyeshuri bo mu bindi bihugu mukiga mukarangiza amasomo mukagenda. Bitandukanye n'umuntu ugiye gukora. Ku muntu ugiye gukora usanga wenda linki warayihawe n'abanyarwanda bene wanyu, cyangwa se wenda reka nkoresheje ijambo n'abantu muturuka mu gihugu kimwe. Icyo gihe rero abo bantu ni nabo bazagufasha mu bibazo uzagira, yaba mu nzira nibo bazagukurikirana. Ushobora gufungirwa mu nzira, ushobora gufungirwa kuba winjiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko, winjije udateje, ushobora kuba ufite pasiporo utateje, ushobora kuba nta pasiporo ufite wanyuze panya. Migirasiyo y'icyo gihugu nigufata izagufunga, kandi kugufunga kuvamo ni amafaranga. Nubura amafaranga bazagufunga mpaka bagiye bakubaza abantu bagukurikirana. Iyo bagufunze rero bigenda bite? Ushobora gufungirwa mu nzira utaragera mu gihugu ugiyemo, ushobora gufungirwa wahageze aho ugomba kujya bakagufata bakagufunga. Icyo gihe rero bisaba yuko uba ufite abantu bafite imbaraga, bamenyereye, bafite ubushobozi, bamenyereye icyo gihugu, nabo ugiye uhasanga. Cyokora wenda ushobora kuba buhasanze nta ngufu bafite, wenda bene wanyu usize mu Rwanda akaba aribo bakomeza kugukurikirana bamenya ayo makuru. Iyo ufunzwe rero biba bisaba yuko uba ufite umuntu ugukurikirana ufite imbaraga bihagije. Ni amafaranga, abantu baregeranya amafaranga, bakegeranya amafaranga, bamara kuyegeranya bakagukurikirana bakagufunguza. Hari ibihano wenda inkiko zaho zishyiraho kuko ujyanwa mu rukiko. Ntabwo wari ukizi, ndagira ngo ngusobanurire ko iyo wafashwe gutyo winjiye mu gihugu cy'abandi mu buryo bunyuranyije n'amategeko, cyangwa ukibamo mu buryo bunyuranyije n'amategeko, nta nzandiko ufite zikwemerera kuhaba, ujyanwa mu nkiko ugacirwa imanza n'inkiko z'icyo gihugu. Hari ibihano baguha rero, hari uguhanwa ufunzwe, hakaba n'amafaranga n'izahabu ushobora gutanga isimbura igifungo ukarekurwa. Nabwo izo nkiko cyangwa se ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka hari igihe bihita bigusezerera. Iyo ufite pasiporo bateramo kashe y'umutuku bakaguha iminsi ugomba kubavira muri icyo gihugu, mu gihugu cyabo. Ibyo bintu ukwiye kubimenya, wowe wasaze, wahiye, wakamejeje ngo urashaka kujya kureba ahandi uko bimeze. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ni uko ayo makuru ukwiye kuyamenya, ukamenya ngo aho ushaka kujya gukorera ni iki gisabwa, ni iki gikenewe, ni iki ngomba kwirinda, ni ibiki ngomba gutunganya. Haba mu nzira abazacekinga ibyangombwa byanjye, ni ibiki bakeneye kureba ukabyuzuza. Mu gihugu ngiye kujyamo ni iki bisaba kugira ngo mpature, mbe nahakorera, mbe nahubaka, mbe nahazamurira imishinga itandukanye mfite umutekano uhagije. Nimba ari ikintu kibabaza, ni ugufata nka miliyoni 50 ukagenda ukajya kuzishora mu gihugu cy'abandi, ariko nta mpapuro ufite zikwemerera kuhaba. Ugasanga baraje baragutwaye, baguteruranye n'abakozi wenda n'abandi bavanye hano mu Rwanda, baragiye barafunze, bose baramufunze, abakozi barabafunze. Abantu benshi bagiye bahura n'ibyo bibazo. Hari abantu bahari bari mu bihugu bitandukanye bateye imbere, ariko bagiye banyura muri ibyo bibazo. Yego bafatishije bagira icyo bageraho, ariko ku buryo akubwira ati iyo mbimenya ko ari uko bimeze, nari kubanza nkategura ibisabwa, amezi 6 nafunzwe sinyafunga. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko hari abantu dutwara hanze, duhamagara ngo nibaze bagerageze ubuzima, ariko ntitubabwire ngo ubuzima muzabamo n'ubu, kirazira ihari ni iyi, hakwiye kuzuzwa ibi, ibyangombwa bikenewe ni ibi, noneho umuntu akaza yabyiteguye. Niyo mpamvu rero ngira ngo nkwinginge wowe umenye uko bigenda. Urafungwa, hari abantu benshi
hari abantu benshi baheze muri za gereza hirya no hino mu mahanga bazira kutamenya ibisabwa mu kuba mu bihugu bagiye. Ni abagabo, ni abagore, ni abantu b'ingeri zose n'abana bato. Hari abantu byahombeje barahomba bararangira burundu pe. Ayo makuru ukwiye kuyamenya. Igifungo rero hari igihe uhaguruka wowe ugategura igishoro, ugategura impapuro z'inzira, ariko ntumenye ibindi bifungo bijya biba bifungwa n'abanyamahanga. Mbega ntumenye uburyo abanyamahanga uburyo bafungwamo. Icya mbere, hari ukuhaba udafite inzandiko zo kuhaba. Icyo kiragufungwa rwose, kiragufungwa ugafungwa ukababara ku buryo bukomeye. Hano wenda ushobora gufungwa nyoko na so bakajya bakugemurira, bashiki bawe bakakugemurira, barumuna bawe bakakugemurira, abo mwiganye bakakugemurira, abo mwakoranye bakakugemurira, abantu batandukanye bakagusura. Abo bose uba warabasize mu gihugu waturutsemo, uzasurwa nande? Abantu hanze, abantu baba bari muri shuguri, bari bishugurikira, mbega bibereye mu buzima bwa puresha, kugira ngo haboneke abantu bagusimburanaho bagukurikirana, nk'uko hano mu Rwanda iyo umuntu afunze biba bimeze, biba bigoye. Ubonye uburyo mageragere abantu baba basimburana, za Nsinda, izi gereza mu Miyove, abantu baba basimburana basurana, bakureba bakugeraho. Wenda abantu bageze muri gereza murabizi, abantu barasurana, abo mwasenganaga, abo mwakoranaga, abo mwiganye, umuryango wawe, abandi bantu bakuzi bamenye ko wagize ibyo byago, barasimburana bagusurana. Ibyo ngibyo mu mahanga ntibibaho, ntabwo bibaho. Abantu baba babayeho bahangayitse, bafite puresha, barwana n'imibereho, kugira ngo abantu babone umwanya wo kugusimburana nk'uko hano mu Rwanda bimeze, ntabwo mu mahanga bikunda, siko biba bimeze. Icyo kintu ndagira ngo ukimenye, wowe urimo gushaka kujya gukorera mu mahanga, ayo makuru urayakeneye kuyamenya. Ushobora gufungwa, niba udafunzwe wenda n'ibyangombwa, ushobora gufungwa nuko wishe amategeko y'abandi nkana. Urabizi, ntabwo kuba utazi amategeko bikubuza gufungwa. Kuba utazi amategeko ntibikubuza gufungwa, urafungwa. Ushobora kuba uri wa muntu ugira ibitutsi, uvuga atukana, ugatuka umwenegihugu, ahita agufungisha. Ugomba kumenya imico yaho uko imeze. Nukandagira umuco wabo n'ibigira mu bijyanye n'imico yabo, ukabasekera, bagufungisha kandi ugafunga ko wakandagiye umuco w'igihugu cy'abandi. Ugomba kumenya ibyo baziririza, nawe ukabiziririza. Nimba ibyo baziririza bafunga akazi kagahagarara, ibyo nawe ugomba gufunga ukaziririza ibyo baziririza, mu rwego rw'igihugu ukabikurikiza. Kwica amategeko y'abandi agenga imibereho cyangwa se agenga icyo gihugu urimo, ibyo bishobora gutuma ufungwa kandi ugikurikiranwa nta gikurikiranwa ufite. Ibyo rero mubimenye, mubyubahirize, ubimenye. Wowe urimo gushaka kujya gukorera mu mahanga, ayo makuru urayakeneye. Indi ngingo abantu bambajije ni iyo umuntu apfushije umuntu bigenda. Apfushije umuntu, mubona ko akenshi hari uvuga ngo umuntu yaguye muri Amerika, bamuzanye yaje gushyingurwa mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu aguye mu mahanga, wenda abanyarwanda bari hafi aho baragutabara. Iyo uri wa muntu umaze kumenyekana wenda aho ngaho muri icyo gihugu, n'abenegihugu muba mumaze kumenyerana, baragutabara. Hari ubwo wenda uba wumva hari umuntu uvuga uti jyewe ningwa aha ngaha amagufwa yanjye ntazasigara, umurambo wanjye ntuzasigara. Hari abantu bageze mu mahanga barasharirirwa, akavuga ati ningwa aha hantu nkagwa hano, ntimuzashyingure hano. Abantu bari mu mahanga
murabizi ibyo ndimo kuvuga murabyumva. Hari abantu baba baganira akavuga ati nshingiye uko ahantu nahabonye ntimuzashyingure hano hantu, ariko biragoye gufata umubiri w'umuntu ukawurenza imipaka n'imipaka. Mwibuke ko hari imodoka yagenewe gutwara uwo muntu, hari imodoka yagenewe gutwara umuntu witabye Imana. Izo modoka kuba wayihagurutsa wenda nka South Africa ukayizana hano mu Rwanda, kuba wayihagurutsa Zimbabwe cyangwa se Malawi cyangwa Zambia cyangwa Mozambique cyangwa se wenda Ghana cyangwa ukayizana hano biragoye. Uwo murambo kuwunyuza mu ndege biragoye, ni ibintu bihenze cyane, ni ibintu bitwara ibiguzi byinshi. Rero iyo bibaye gutyo mu mahanga, ibyo bintu bikagenda gutyo, umuryango uvukamo abakuzi bumva ko byarangiye, ugashyingurwa mu mahanga. Menya rero ko hari ubwo ushobora guhaguruka hano ukagenda, ariko uzi ko wenda nimba hari abo utwaye, utwaye umugore wawe, utwaye umugabo wawe, utwaye abana, bamwe hari ubwo basigara aho ngaho, wenda ntuzabone n'uburyo wenda naho bashyinguwe wenda uzajya ubasura. Ni ibintu rero bifata imbaraga, ni ibintu bifata amafaranga menshi. Ikindi kurwara, ushobora kurwara, reka dufate wenda icyo kijyane wenda no kwitaba Imana, ugihuze wenda n'uburwayi. Ushobora guhura na bwa burwayi bukomeye butuma ujya mu bitaro igihe kinini. Ntabwo uzasurwa nk'uko usurwa hano mu Rwanda. Ushobora kurwara ukajya mu bitaro bikomeye, abantu bakajya basimburana baza kugusura, abaza kugusengera, abakugemurira, abaza kukoza. Murabizi hari abantu bagiye bahura n'ibyago bikomeye, bahura n'indwara zikomeye, ariko noneho ugasanga agiye ntarembye cyane, mbega agiye agira umugisha. Urumva ntagize umugisha, mbega ntabonye abantu bamusura. Mu mahanga ninde uzagusura? Ninde uzagusura wenda nk'uko hano mu Rwanda wasurwa? Hano ushobora gusurwa n'iyo miryango, ugasurwa n'abo bantu mwagiye mubana batandukanye, abo mwakoranye, abo mwasenganye. Hariya mu mahanga abantu mbega abantu baba baguruka kubera ubuzima buba ari cyo. Ni bakeya cyokora, hari abantu bafite umutima w'imbabazi wenda bagenda bagerageza, ariko ntabwo bibabohokera cyane n'ubuzima bwa polisha baba babayemo. Icyo rero ni ikintu nanone, yewe muntu ushaka kujya gukora mu mahanga, ayo makuru urayakeneye. Umenye ngo bigenda gute iyo umuntu arwaye akaremba. Ni ibintu bigorana, iyo ibyo byago bikwatatse biravunana cyane. Gusa abantu bariyo, abanyarwanda buriya ni abantu bakunda gukundirana cyane, bakunda gufashanya, bakunda gushyigikirana. Baragerageza rwose, bakagerageza n'iyo bibaye ngombwa ko ubwo burwayi uza kubwivuriza mu Rwanda, bariyegeranya, bagahegeranya imbaraga z'ubushobozi, bagashaka uburyo bagutegera indege ukagera hano mu Rwanda. Ariko ikijyanye no kwitaba Imana biragoye kuvana umuntu hanze, ibyo bihugu biri kure iyo ngiyo, kugira ngo bamugeze hano mu Rwanda biragoye cyane, akenshi bagushyingirayo. Imana ibaha umugisha. Nicyo nagira ngo nsubize kuri ba bantu bagiye bambaza, baca mu gikari bakambaza, gufungirwa mu mahanga, kwitaba Imana uriyo bigenda bite, niba wacyurwa, niba byoroshye, cyangwa se kurwara ukaremba, ukarwara uburwayi bukomeye. Ibyo bisubizo nabaha. Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe na Ngirabakunzi Philbert, ariko wowe udukurikirana ngo usaba gukora subscribe ndetse gukora like na comment. Imana ibagirire neza.